uyu munsi ni itangira ryo gukira ibikomere byawe. Nuvuga ngo tomorrow oya yesterday byaraguhigaga kandi ukababara. Yego. Uyu munsi nabwo ntibyari biryoshye. Ariko ejo ndimo ndajya tomorrow genda njya heza will be better than today. Yego. So rero iyo umuntu afungura ibintu byose uko yiboneye, buri gihe n'abantu batakiri ngombwa muri we ntabarekura. Kandi iyo utarekuye abantu batakiri ngombwa muri wowe ubuza abangombwa kwinjira. Kandi n'abahari ntacyo bakumariye batari ngombwa ariko bakagiye. Yego. Hari ukuntu ndeba ukuntu bashobora kuza, hari ibintu bigomba kuba ku muntu. So rero ni byiza ko umuntu aza mu gihe cye akagenda mu gihe cye, umuntu akaza mu buryo bwe agasohoka mu buryo bwe, umuntu agakora ibintu mu gihe cye. Rero ibintu bitatu si byiza ko usaba umuntu guma mu buzima bwawe, si byiza ko winginga umuntu kugera ku rwego n'ifuro riza. Niba akeneye kuba mu buzima bwawe mwereka inzira yo kuhinjira. Niba kubishe mubise inzira y'ubigendere. Kuko amahirwe y'umuntu ntabwo ari kure ya nyirayo. Amahirwe y'umuntu ntabwo ari kure ya nyirayo, ahubwo amaso ye niyo abibonera kure ariko baba bimwegereye. Hagayi Imana aramubwiye ngo urarizwa n'iki? Ati mabuja asamubwiye ati we icyo kibazo, ahubwo aramubwira ati dore aho umwana ari niho amazi ari. Uzi ko kubera kwizera no gucanganyikirwa bituma muri wowe imbere ko wacanganyikiwe. Yego. Bituma muri wowe imbere utabasha kumenya ukwiye kugenda neza. Ntabwo byari byoroheye. Hagayi mu gati turwana n'iki? Cyo nshaka kuvuga hano iki? Imana yabonaga ko nta mugisha n'umwe Aburahamu azabona mu gihe ari kumwe na Loti. Yego. Kandi Loti ni mubyara we. Niwe wamuzanye. Imana ivuga ati abantu ntibazatandukana. Kandi sinzaguma gutya nteretse umugaragu wanjye Aburahamu igihugu namuhaye ngo bagitandukana. Imana iramubwira ngo rambura amaso rero ngo uhaye igihugu. Vuga ngo hari abantu tugomba kwiyambura, hari tugomba kwiyambura kugira ngo Imana itubwire destination yacu. Ndarekura ndera, Imana imbwira ngo ngomba kurekura ngira ibyo nsingira. Harimo isomo. Oya urabirekura erega buriya hari n'ibyo Imana ibona ko utazarekura ikagufasha kubirekura. Kakubita intoki bikarekura. Nase ntabwo ati genda umva ari ibi nyazabikora. Haruva muzakagenda. Buriya rero mu bintu bya mbere bikomera by'imbaraga nuko ugomba kurinda. Yego. Ibi bintu nakabigize bine ariko simbishaka cyane. Mpamvu nabishaka byonyine gusa. Ushaka wambaza none. Ndi kukubaza uburyo nyine twamenya bo kurekura. Ni nabyo mpereyo ni nanjye Imana. Cyambere giye muri ndakwibwira aho ngiye ko nteye. Yego. Ntakwiyumvamo. Hari mpamvu yo Ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye kumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere. Baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye nibwo butwari. Amina.
ikaze nanone ku mwebwe bera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana ibaho umugisha cyane mwebwe tubana umunsi ku munsi, ngo haye ikaze mu kiganiro cy'umugoroba nkwanira bawe Build an Everlasting Legacy. Amazina ni Jerry, abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mwumve muhawe ikaze mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abadukurikira ku dutelefone, abadukurikira ku ma screen mu nzu zabo, turabashimira cyane. Abajya muri komenti byimazeyo rero, abakoze sub, Imana ijye ibaho umugisha. Icyifuzo cyacu ni uko uyu mwaka uzarangira dufite silver, biradusaba 100,000, tumaze kugera ku muryango w'abantu 87,000 birenga. Turabashimira cyane. Mushomba wiriwe? Niriwe amahoro, ndashima Imana. Ni ukuri uri kuvuga silver nkumva yamaze kuhagera. Izahagera. Ariko Imana izanayiduha nta kibazo. Turacyaye muri cya cyumweru. Njyewe ndabizi ko yenda abantu ntago bashobora kubyumva ko bayishakira kumva inzozi. Yego. Ariko izi nizo mbaraga zo gutsinda umwanzi kandi ukamutsinda burundu. Ukamutsinda burundu. Tukwigisha ni mbinu za kuishi hapa duniani, sio ujanja. Swahili sanifu. Yego, ni uburyo bwo kubaho mu buzima, ntabwo ari uburyarya. Yes. Ni ukukwigisha uburyo ugomba, mbinu za kuishi hapa duniani, na wajanja na wenye wivu wenye na mingi sana hapa duniani, na wenye watu wenye ko wabana n'abanyeshyari, abanyamagamba, abantu bakwanga, maadui, adui ni nani, wapi, anafanya namna gani, ishara za adui ni kale baganda bagamba abasajja barero sibangu nasikaye ko cyane muri iyi minsi nanone ntagari beza. Ora batwifuriza kabenja ni iki? Kabenja ni impanuka. Aratwifuriza impanuka, giti kimugwire, isi mugwire, amware, ibibazo bimubone, isi mubone. Yo wabona namubwiye bagakoma mu mashyi, nuko bakaranya. So tukwigisha ibintu rero. Hari ikintu nakuze numva bavuga ngo runaka nibigenda gutya ngo nzabyinira ku rukomo. Nyumvire ngaho kwibaza ararubyiniraho ngo bigende bite? None ni ubugome. So ndashaka rero uyu munsi tuganire umunsi wo kuwa gatatu, niba ari kuwa kane cyangwa se kuwa kane, tuganire ubwira ijambo ngo impamvu 3 uhorana n'abantu babi batari beza kandi ugakurura abantu batari beza ku buzima bwawe aho kubana n'abantu beza. Vuga ngo impamvu ki uri attractive cyangwa buri gihe ukurura kubana n'abantu batari beza. Impamvu 3 ugasanga buri gihe ubanye n'abanyamagambo, abanyamatiku, abasambanyi, abanyeshyari, abanyamagambo, badasenga, baguye, abanebwe. Mbega ukavuga ko se naremeye kubana n'iri tsinda n'aba bantu gusa. Kubera iki? Hari impamvu 3 nizo nshaka kumenya zituma ugira uwo mwuka wo gukurura bene abo bantu. Yego. Impamvu ya mbere ni uguhora utinya kuba wenyine, wibitseho ubwoba. Uhora ufite ubwoba bwo kuba wenyine. Ukweretse ko gukunda urakira, ukweretse ko kuri hafi urakira, kumbi nta kuri hafi. Ukweretse yuko hari ikintu ukakira. Kuba wenyine ku mpamvu zo kwirinda n'ubwenge buruta kandi bwigenzura bwo mu kigero cyo hejuru. Rankurikiye? Yego. Igihe umutima wawe urimo kuvuga ngo yes, si urukundo ahubwo ni panike, ngenda kubwiraga, ni ukuvuga ngo wibitsemo umutima w'ubwoba kuba wenyine. Muri make uri nguri inzira kugira ngo mvugane na runaka ndemera. Uri nguri inzira. Muri wowe wumva iyo niyo ngeso ituma abantu babe bagusanga, kuko iyo utinye kuba wenyine ukweretse ko aje
urayorera ukakira ugashyigikira ugashyiraho. Ariko no nyuma abantu babatinya kuba bonyine. Rero impamvu utinya kuba wenyine niyo mpamvu uzaba uri umuntu ukurura imyanda. ngo ntabwo aba ashaka kuba bored. Wende wantera kuba bored. Ufite telefone, ufite amayekuteri, ufite Imana, ufite abamarayika, uba bored gute? Ashaka n'abantu. Nahirwe nabo. Ni ukuvuga ngo kuba wenyine ku mpamvu zo kwirinda yego ni ubwenge urutugwa mu gitabo. Kuba wenyine mu mpamvu zo kugira gute? Zo kwirinda. So intambwe ya mbere rero ni uguhora utinya kuba wenyine, kurya wenyine, kwambara wenyine, kugenda wenyine, kuvuga wenyine, gusinzira wenyine, mbega ukumva buri gihe ufite ikivide cy'abantu. Muri make uri ngura inzira, kandi nugura inzira hazaza nk'abashaka bose. Bityo kuko nta mwanya wo gucuzinga ufite, abaje bose wakire. Nta mwanya wo guhitana mu bushishozi. Icyo gihe rero igihe umutima urimo kuvuga ngo no, n'umunwa nuvuge no, niba ari yes, hose bijyana. Yes. Ako kambere wakumvise? Nakumvise cyane. So rero kwa umutima we harimo no, akanwa kavuga yes, yego, iyo ni panike. Urapanika, uri umunyabwoba. yego. Niba umutima havuze no, n'umunwa nawe ngo no, utaza kwitega umutego uvuga ngo turaza kubireba, oya, ni no. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma abantu babi uba attractive kuri bo, urankubwiza ukuri, yego. Tugeze ku rwego ibisimba bike gutwigisha. Buryo uzaraye muri sezo mbi nta nyoni wabona iguruka. Igihe ikirere kimeze nabi, uzabyese yurebe, kereka igihe ubona hagiye gusa no kubona ibikona biraguruka ko y'imvura itangiye kugwa, nta nyoni wongera kubona. zirazagiye kugama. Ariko umuntu we imiyaga ngwino bigira gutewa kira, mbega ubona kutamenya igihe cyo gukora no kudakora, igihe cyo kwakira no kutakira, igihe cyo kuvuga no kutavuga, igihe cyo kumenyera no kumenyerwa. Niba inyoni zibasha gupima ikirere, yego, ari inyoni bunyoni, na nkasi we human being, wowe mwana w'umuntu wagombye kureba ngo ariko aba bantu ndi kumwe nabo turi mu birere bimwe, dufite intego imwe, turajya ahantu hamwe. Ese iyi storm ndimo ndeba turayagararamo kimwe, kuko bya struggle ni y'umuntu ku giti cye. umubabaro nyine n'uwo muntu ku giti cye abicamo wenyine. We inyoni yabonye ikirere mbere, ibikoko byabonye ikirere. Mu mvura y'amahindu ntiribuguruke, hari ibindi nyoni banyeretse ngo nayo iguruka ijyanye naho umuyaga uri mugenda, wo kugenda kubita amababa gusa ikigendera mu muyaga gutya kugenda. Ariko ngo muri iyo miyaga inyinshi zirahapfira, uko yagombye kujya ahantu ica umuyaga. Yo imenya ikirere, imenya imvura, imenya hari amakuba, isubitse ibintu byayo. ariko wowe narabiteguye ngomba kubikora, mwimpagarika nimundeke mbega bikagera ku rwego utumva n'inama yari gukeneyeho. yego, icya gatatu gituma yego, abantu babi binjira mu buzima bwawe, nkurikire cyane, turi kujyana. ubundi ahahise hawe
ibyo bikomere byawe. Aho uri uyu munsi ni itangira ryo gukira ibikomere byawe. Ni ukuvuga ngo tomorrow oya yesterday byaraguhigaga kandi ukababara. Yego. Uyu munsi nabwo ntibyari biryoshye. Ariko ejo ndimo ndajya tomorrow genda njya heza will be better than today. Yego. So rero iyo umuntu afungura ibintu byose uko yiboneye, buri gihe n'abantu batakiri ngombwa muri we ntabarekura. Kandi iyo utarekuye abantu batakiri ngombwa muri wowe ubuza abangombwa kwinjira. Kandi n'abahari ntacyo bakumariye batari ngombwa ariko bakagiye. Yego. Hari ukuntu ugenda ukuntu bashobora kuza, hari ibintu bigomba kuba ku muntu. So rero ni byiza ko umuntu aza mu gihe cye akagenda mu gihe cye, umuntu akaza mu buryo bwe agasohoka mu buryo bwe, umuntu agakora ibintu mu gihe cye. Rero ibintu bitatu si byiza ko usaba umuntu kuba mu buzima bwawe, si byiza ko winginga umuntu kugera ku rwego n'ifuro riza. Niba akeneye kuba mu buzima bwawe mwereka inzira yo kuhinjira. Niba kubishe mubise inzira y'ubigendere. Kuko amahirwe y'umuntu ntabwo ari kure ya nyirayo. Amahirwe y'umuntu ntabwo ari kure ya nyirayo, ahubwo amaso ye niyo abibonera kure ariko baba bimwegereye. Hagayi Imana yaramubwiye ngo urarizwa n'iki? Ati mahabuja asamubwiye ati we icyo kibazo, ahubwo aramubwira ati dore aho umwana ari niho amazi ari. Uzi ko kubera kwizera no gucanganyikirwa bituma muri wowe imbere ko wacanganyikiwe. Yego. Bituma muri wowe imbere utabasha kumenya ukwiye kugenda neza. Ntabwo byari byoroheye. Hagayi mu gati turwana n'iki? Icyo nshaka kuvuga hano iki? Imana yabonaga ko nta mugisha n'umwe Aburahamu azabona mu gihe ari kumwe na Loti. Yego. Kandi Loti ni mubyara we. Niwe wamuzanye. Imana ivuga ati abantu ntibazatandukana. Kandi sinzaguma gutya nteretse umugaragu wanjye Aburahamu igihugu namuhaye ngo bagitandukana. Imana iramubwira ngo rambura amaso rero ngo uhaye igihugu. Vuga ngo hariho abantu tugomba kwiyambura, hari ibintu tugomba kwiyambura kugira ngo Imana itubwire destination yacu. Ndarekura ndera, Imana imbwira ngo ngomba kurekura ngira ibyo nsingira. Harimo isomo. Oya urabirekura erega buriya hari n'ibyo Imana ibona ko utazarekura ikagufasha kubirekura. Kakubita intoki bikarekura. Nase ntabwo ati genda umva ari ibi nyazabikora. Haruva muzakagenda. Buriya rero mu bintu bya mbere bikomera by'imbaraga nuko ugomba kurinda. Yego. Ibi bintu nakabigize bine ariko simbishaka cyane. Mpamvu nabishaka byonyine gusa. Ushaka wambaza none. Ndi kukubaza uburyo nyine twamenya bo kurekura. Ni nabyo mpereyo ni nanjye Imana. Cyambere giye mundi ndakwibwira aho ngiye ko nteye. Yego. Nta kwiyumvamo. Nta mpamvu yo gutana. Ubwo no mutima nama. Iyo bimeze gutyo guti mwene data rero dore ndabona bitasa muri ngisi ngo yatubyihora. Ubwo nta guhatiriza bitakurimo. Yego. Uzabihatiriza. Nuramuka ubihatirije uzahita n'ababizana. Nubahatiriza bazaguba guhatinga. Niba guhatinge ujye kuririra Imana. Nuririra Imana iceceke kuko icyo wizaniye niho uzakisubirizayo. Tangira uyibeshyere. Yego. Yego yego. Nicyo kintu cyamugomba kumenya. Yenda aka kane twasa nk'abasorezaho. Ntugatekereze ko hari umuntu ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe ku buryo wamuha ko yaba ameze kose. Uko waba uri kose nuko nta burenganzira. Urufunguzo rw'ubuzima bwawe ni Kristo ururinda. Yego.
murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane.